nshuti mwene data, reka ngushimire wowe tugiye kongera kubana uyu munsi mu nkuru y'uyu munsi. No kureka nkubwiza ukuri kuba ubashije gukora kuri iyi link kugira ngo ubashe kumva iyi nkuru ntago ari impanuka, ahubwo nuko hari ikimana ishaka ko wafashwamo kandi ugafasha na bene data. Uyu munsi ndashaka kuvuga ku kintu cyo kujya mu ijuru, cyo kuba abana b'Imana babona ijuru. Ntago bisaba ibintu birebire. Nibajije icyo kintu mereye kuri wa munyabyaha wabambanywe na Yesu Kristo wa mwambuzi, uburyo yabonye ijuru mu isegonda bitarinze bisaba ngo arasengerwa, ngo arajya muri eglise, ngo arajya ahantu runaka. Yego ndakubwiza kuri mwene data, usomye ijambo ry'Imana uyu munsi, uhindukiye ugasoma ijambo ry'Imana ukabana n'Uwiteka, ubuzima bwawe buba ari bwiza, bugenda neza kubera ko Uwiteka bari kuba muri wowe, kandi n'ukuri ukazabona ubugingo buhoraho kubera ko uba uri kumwe n'Imana nyine niyo ibiri mu mutima wawe. Ariko reka nkwereke ngo hari n'abandi bashobora kugirirwa ubuntu bwo kubona ijuru, tukazabana nabo mu ijuru, kubera ko mu ijuru icyo ngewe mparanira nuko benshi bazabona ijuru. Icyo ndi kuvuga uyu munsi ubwira abantu inkuru z'Uwiteka, mvuga ni Yesu Kristo. Ntago mvuga idini runaka, ntago mvuga Islam, ntago mvuga Katolika, ntago mvuga Abapentekote, ntago mvuga Abaprotestant, ntago mvuga Abaevangeliste, ntago mvuga uwo ari we wese, Abangirikani, ntawe mvuga. Uwo mvuga ni Yesu Kristo, ari we mubyeyi wacu watubyaye, ari we twese abana be twagakwiye kujya kubana nawe. Uyu munsi rero nicyo kintu nshaka kuvugaho, kubera ko mu ijuru nko mu isi n'ubundi bitewe n'imirimo umuntu wese aba yarakoze, hari ukuntu ugira amafaranga menshi ukubaka inzu yawe nziza. Hari abagira amashato, bafite amapisine, bafite imbere mu nzu bakagira aho bakorera za siporo n'iki. Iyo aba ari inzu imwe yaragiye akayubaka akayigira nini. Noneho hakaba undi udafite ubushobozi akaba yibereye mu kazu kameze nk'agatuwarete. No mu ijuru nako niko bizagenda, bitewe n'imirimo yawe, bitewe n'ibikorwa byawe, bitewe n'uburyo wabanye n'Imana. Imana izaguha inzu ya yindi ushobora kwicaramo nawe ukavuga uti wow, ni nini kuri njyewe. Ariko undi nawe utaragize icyo akora, nawe akaba yabagira ako kazu kitwa kameze nk'agatuwarete. Ariko byibura twese turi mu ijuru, twese turi kumwe na data. Reka mbereke ahantu natekerejeho muri Luka igice cya 23. Reka mpere ku murongo waho wa 39, aho handi Yesu yarabambanywe n'abambuzi babiri. Umva uko byagenze. Ngo umwe muri abo bagome babambwe aramutuka ati, si wowe Kristo? Ngaho ikize natwe udukize. Ariko wa kabiri amusubiza amucyaha ati, no kubaha Imana ntuyubaha, uri mu rubanza rumwe n'urwe. Twebweho duhowe ukuri, tukaba twituwe ibihwanye n'ibyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Nuko abwira Yesu ati, Mwami, uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe. Aramusubiza ati, uwo ni Yesu wamusubije ati, ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Kubera ko yihaniye ako kamwanya, yaciye bugufi, yemera ibyaha bye, yatura ibyaha bye, yemera ibyaha bye. Aravuga ati, njyewe icyo ndi guhambirwa hano ni icy'ukuri, icyo nakoze ni icy'ukuri. Ariko uyu we azize ubusa, nta kibi yigeze akora. Atariko data uzanyibuke. Yesu atamubwira ati, kubwo guca bugufi bwawe, mbese muri make kubwo guca bugufi kwawe, kubwo kwemera ibyaha byawe, turi bubane muri paradizo. Uwo nguwo yari umwambuzi baze icyo gihe, umuntu wabaga ari umunyabyaha ukomeye, umwambuzi ukomeye, bikarinda aho bigeraho bamubamba ku musaraba. Ariko Yesu agahita amubabarira. Bivuga ngo nawe ku munota wa nyuma, mu bihe byawe bya nyuma, wasaba Yesu kugutabara kandi ukuri yagutabara. Wenda nako kazu niyo kaba kameze nk'agatuwarete, ukazakaba muri, ariko byibura uri mu ijuru. Uyu munsi ikintu nshaka kubwira abantu nuko nukuri abantu bakwiye kureka kubona umuntu agiye gutaha. Ndi kuvuga kubona umuntu ngo agiye gupfa. Hano mu umubiri urapfa, ariko roho zacu ntago zipfa, tuba twimutse. Ukabona umuntu agiye kuva muri uyu mubiri, ukabazwa nuko ngo agiye kugusiga, ukumva uri gusavuga ngo nukuri Imana ngo rekabeho, kandi wakaba uri kumusabira kubona ijuru. Yego gusabira umuntu kubona ijuru ni byiza, kumusengera yego ni byiza kugira ngo abashe kubona ijuru, ariko buryo umuntu niwe ku giti cye wiyaturira ibyaha bye, akakira Yesu akamubabarira, agahamagara Yesu akamurohora. Niyo mpamvu nshaka kubwira umuntu wari wese uyu munsi, nukuraho kugira ngo ujye usengera umuntu ubona ari mu gitanda, ari kwa muganga, aho kugira ngo urire ubabazwe nuko ubona ari mu bihe bya nyuma. Mubwire, mwongorere no mu matwi nubwo yaba ari muri koma, burya roho ye ibiri kumva. Mwongorere mubwire uti, hamagara Yesu, niwe mutabazi. Kuri umunota wanyu mufite niwe mutabazi. Hari abantu benshi nagiye numva ngo abantu babaroze, abandi ukumva nyine ngo muri icyo gihe cya nyuma arimo arigaragura, wenda ari kubabara mu nda, ari kugira gute, ugasanga uwo muntu nyine n'umuri hafi
arimo arababara, ari guhamagara abantu bose, uzi ibibaye, uzi ibimbayeho, kubera ko wambaye umubiri uri kwibagirwa uwo yakabaye ahamagara. Umva, ndi kugira ngo uyu munsi mbwira abantu baba bari kumwe n'abantu babo, babandi ubona ko umuntu ararwaye, ararembye, umuntu ageze hanyuma, mubwire, mwongorere niyo yabatumva, umubwire uti hamagara Yesu niwe mutabazi. Kubera ko abantu benshi bakomeje kubeshywa, barabeshywe inshuro nyinshi, bakavuga ngo dore ngo Yesu ngo bavuze kuva kera ngo azaza, ngo none ngo aratinze. Abantu bakava mu byabo bagatangira kuvuga ngo basubiye inyuma, ngo cyabagiye mu by'isi, ngo kubera ko ngo Yesu atinze kuza. Yesu iyo upfuye, iyo uvuye muri uyu mubiri, kuri wowe Yesu abaje, kuko nta handi ujya. Babandi bakunda kubeshya ngo hari ahantu ngo ho gutegerereza, ngo niyo ngo waba wari umunyabyaha, ngo hari ahantu ngo unyura ngo ukaba uri kubabazwa gatoya, ngo none ngo ukicuza ngo ukazabona ngo ijuru ngo igihe Yesu azazira. Aho ntahabaho. Ninde wabashutse? Ibyo byashoboraga kubaho igihe Yesu yari kuba ataraje mu iyi si, kuko nk'uko nabibasomeye muri Matayo 28 ku izuka rya Yesu Kristo ubwo yazaga nyine yaje kudupfira. Hari aho byanditse ahantu, reka mbishake mbibabwire kugira ngo abantu batazajya bagira ngo ibintu umuntu aba ari kuvuga nibyo umuntu aba yivugira. Reka njye mbashakira imirongo yo muri Bibiliya kugira ngo byorohe. Dusubire kuri Matayo igice cya 28. Reka turebe ku gice cya 27 ku murongo waho wa 51, aho bavugaga ngo ibitangaza byabaye Yesu amaze gutanga. Reka mpera ku murongo wa 52 haranditse ngo ibituro birakinguka, intumbi nyinshi z'abera bari barasinziriye zirazurwa, bava mu bituro, maze amaze kuzuka binjira mu murwa wera, babonekera benshi. Yesu icyo gihe amaze kuzuka, abari barapfuye bizeye nabo barazutse bicarana na Yesu Kristo mu murwa. Aho nihe? Mu ijuru. None se niba nkubwiye ngo uwo munyabyaha Yesu aramubwiye ngo uyu munsi twicaranye muri paradizo, aba bari barapfuye bizeye Yesu Kristo nabo bakazuka bakicarana nawe mu murwa mu ijuru, wibwira yuko abo bahawe Yesu yari abakunze kurusha uko wagukunze? Twese adukunda bingana, ntabwo yari abakunze kurusha uko adukunze. Nicyo gihita kikwereka aha ni ukugira ngo bikwereke ngo uwo ari we wese yapfuye ahita ajya mu bwami bw'ijuru iyo yizeye Yesu Kristo, iyo yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Iyo utamwakiriye rero nta handi witujya, ni kuzimu, naho nta handi ho kunyura. Niyo mpamvu ngira ngo nsabe bene data, hari abapfuye bizeye, abo nabakoreraga Imana n'abakoze imirimo ikomeye. Hari n'uyu nguyu uyu munyabyaha wari uri kumwe na Yesu Kristo wapfanye nawe, wari uri ku ruhande rwe ku musaraba aho ngaho, nawe wamubwiye ati nugera unyibuke. None se urahitamo iki wowe? Wahitamo gukorera Yesu Kristo ukazagenda nyine nawe muri abo bizeye Yesu Kristo, cyangwa wamwakira ku munota wa nyuma? Niwe wakabaye umenya icyo guhitamo. Ariko ku munota wa nyuma burya hari igihe babigoye, kuko ibitekerezo byawe sinzi niba biri kuri Yesu Kristo. Ibyiza nuko wahindukira hakiri kare. Ariko bene data, icyo nshaka gusaba babandi nabo bazi Uwiteka, babandi bagishoboye gusobanukirwa Uwiteka ninde, weho wegereye uwo muntu wawe uri mu nzira, wa wundi ugowe uri mu bihe bikomeye, ndakwinginga kugira ngo umugarure, umubwire muri iyo minota yanyu, umubwire ngo akira Yesu Kristo, saba Yesu Kristo kugutabara. Kandi nkubwije ukuri ko uzabukoze ikintu gikomeye, uzahembwa nugera mu bwami bw'ijuru, kuko Yesu Kristo azabikwereka kubwira ngo do iki gihe watabaye runaka, iki gihe watabaye runaka. Kora uwo murimo rero, kuko nicyo Yesu Kristo adushakira. Ejo bundi nababajwe no kubona umuntu yarashyize post, niba aragasitati, niba aragaposta kuri konte ye ya Facebook, arimo avuga ngo abakene ngo nibo basigaye basenga, ngo abakene ngo ariko kubera iki ngo abakene ngo aribo basenga. Naho ngo bamaze ngo iminsi birahari ngo biyiriza ubusa, sinzi ibyo yavugaga. Reka mbashyireho iyo ntuza hano mu bindebere, no murebe na comment z'abantu bagiye bashyiraho. Narabirebye mbona n'ukuri tugeze mu bihe bya nyuma, abantu barimo bararimbuka. Reka nkubwize ukuri, ntabwo nzi uwo uri we, ntabwo nzi icyo uri cyo, ujya gushyiraho iyo post sinzi icyo wari uteganije. Ariko reka nkubwize ukuri ngo muri iyi si abantu bafite ibibazo bikomeye, udatunzwe n'ijambo ry'Imana, utazi neza ko Uwiteka ari we papa wawe, birababaje. Reka ngusomere muri Matayo igice cyaho cya 5 ku murongo waho, reka mpere kwa 3, haranditse ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura, kuko aribo bazahozwa. Hahirwa abagwa neza, kuko aribo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko aribo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi, kuko aribo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura, kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abarenganirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Abo wita ngo nabakene, abo wita ngo barasenga, nabakiranuka barimo bararenganwa.
wenda ushobora kwibwira ngo ijambo ry'Imana rero rivuga gutya, riba rivuga ngo nuko ngo umuntu wenda ngo arusenga n'ikingwa agakubitwanga ukagira gute. Oya, ni ibyo wandika urimo uvuga, urimo useka abo bitwa ngo nabakiranutsi, abo wita ngo nabasenga ngo nabakene, abo urimo urabarenganya, ari kumva wowe ibizakubaho. hari yindi nkuru yo muri Bibiliya, n'umuntu wari ushatse gukurikira Yesu Kristo. Yesu Kristo aramubwira ngo banza ugende utanga ibyo ufite byose ngo maze uzunkurikire. Yari umutunzi, maze uwo muntu arababara, aravuga ati oya ntiyabitanga. Yesu Kristo ahita avuga ngo ngo biragoye ko biragoye ko abatunzi bazinjira mu bwami bw'ijuru. Kubera iki? Abantu batunze, abantu bafite amafaranga cyangwa abantu bafite ibintu byinshi bafite, sinzi aho babikura, ariko barireba bagatangira kumva hari urwego bagezemo. Ariko reka mbabwize ukuri, wowe uko wiyumva bitewe n'ibyo ufite cyangwa naho ugejeje, uzajye wigira no kuri iyi si. Dufite ingero nyinshi, bangahe bari bakomeye bamaze kuva muri uyu mubiri, none si ibyo bagezeho barabibakurikije, barabibahambanye. Cyokoza abantu iyo bakubashye bafata ka gasanduku wenda keza bakakugurira akasanduku keza bakakagushyiramo, ariko bakagenda bagashyira mu gitaka. Nyuma y'iminsi ngahe, nyuma y'ukwezi, ako gasanduku bongeye gusubira ntibagasanga uko bagashyizemo, kaba gatangiye kubora. Nyuma y'imyaka ingahe baba batangiye kukwibagirwa, kuko bagusuraga kumva yawe ntibabongera kugaruka nk'uko bagusuraga mbere. Ariko ukiri ku isi, mu gihe ufite amahirwe yo kwakira Yesu, mu gihe ufite amahirwe yo kuba wahindukira, mu gihe ufite amahirwe yo kuba mbese Uwiteka mu gihe akiguhanda amahirwe ya nyuma yo kugira ngo n'ukuri uhindukire, ahubwo urimo urapfusha ubusa, kuko nta handi uzayabonera. Abantu benshi bibeshye yuko ngo hari ahandi hantu bazajya ngo bakaba ngo bacumbitse aho ngaho ngo bagategereza igihe Yesu azazira. Yego, mu gihe Yesu azaza hari abantu batapfuye, hari abantu bazaba bakiri bazima, abo nibo bazabazamukana nawe badapfuye. Ariko iyo upfuye, iyo uvuye muri iyi si, biba birangiye. Nta handi uzongera kuvuga ngo uri kwigira kongera kwakira Yesu, ngo uri kubabazwa kugira ngo ubone ngo ko wahisemo nabi. Uva muri iyi si ujya kuzimu, uva muri iyi si ujya mu ijuru, bitewe n'ibyo weho ubwawe wakoze kuri iyi si. Niba warakiriye Yesu Kristo ujya mu ijuru, niba warakoreye Satani ujya kuzimu. Aho nicyo nkubwira, kandi n'ukuri Uwiteka nzi neza ko agomba kukumvisha ibi bintu. Niba iyi nkuru uri kuyumva, niba iyi nkuru uri kuyikurikira, Uwiteka kumvisha ibi bintu, umutima wawe gukomange, usobanukirwa icyo ukwiriye gukora. Kubera ko ntago ngende hano kugira ngo numve ngo ngiye kuvuga ijambo ry'Imana ritariho. Karongo gusa mwene data, wowe ushobora kuba wumvisha iyi nkuru, wumva icyo umutima wawe ukubwira. Niba utarakira Yesu Kristo, umwakire. Kandi icyo nongera gusaba bene data, niba ufite umuntu wawe urwaye, niba ufite umuntu wawe uri mu nzira mbi, wowe wundi ugerewe no ku munota wa nyuma, wimusabira gukira, wimusabira, wisenga usaba ngo mana, oya, byibura bubwe mubwire, mwegera umubwire uti saba Uwiteka, kuko niba Uwiteka agomba kumukiza koko agakira, akagaruka muri uyu mubiri akongera akabaho, n'Uwiteka wabikora. Kandi Uwiteka agomba kubimukorera, kuko ari wowe ubwe uri kubyisabira. Yego nawe musengere, ariko mubwire ahure n'Uwiteka, mubwire kuri uwo munota wa nyuma, mubwire nawe ubwe yishakira Imana. Rero mwene data, reka ngusabe ukoresha ya kuri iyi nkuru, kugira ngo n'undi wari we wese wabasha gusobanukirwa, n'undi wari wese ufite umuntu we uwo ari we wese waba akeneye kumva iyi nkuru, reka ngusabe n'ukuri umusharingeho kugira ngo iyi nkuru imugereho. Ariko mu gihe ntarasoza, ndi kumva hari ikindi kintu wenda Uwiteka arashaka kumvugaho, ikindi kintu cyo ku bantu bagomba kuva mu buzima. Uwo ari we wese uzava muri ubu buzima atagize ikintu cyo kubabarira, ndi gushaka kuvuga umuntu wese ufite umuntu wamubabaje, umuntu wamuhangayikishije, umuntu wamugiriye nabi, ndakubwiza ukuri ngo mubabarire. Kubabarira umuntu wakugiriye nawe, kubabarira umuntu waguhemukiye, ntago bisaba ngo ujye kumushaka, ntago bisaba ngo ugire ikintu ugire umutumaho. Wowe ubwawe n'umutima wawe icara utuze uvuga uti n'ukuri uyu muntu ndamubabariye, kugira ngo umutima wawe utuze. Kuko abenshi indwara bahura nazo, ayo makanseri abantu bahura nazo, n'ukubera ko baba barishe umubiri wabo, umutima wabo, roho zabo, kubera ko kubabarira, ikintu cyiswe kutababarira. Iyo utababarira ni ikintu kigenda kikamunga ubuzima bwawe, ariho utangira kugira indwara za hato na hato zitandukanye. Reka nkubwize ukuri mwene data, iga kubabarira n'ukuri. Uwo ari we wese waguhemukiye, ari we wese umubabarire, ubiharire Uwiteka abe wo kuba yagira icyo akora, kuko numubabarira niwe ubwawe uzaba ukemuye ubuzima bwawe. Ni nk'uko warya uburozi ukabutegereje ko hari uwo buzangiza cyangwa hari uzapfa mu kimbo cyawe, kandi ari uwo umaze kurya uburozi. Kutababarira n'uburozi bwangiza roho yawe, bwangiza ubuzima bwawe, ariho nizo ndwara zose zituruka. Cyo tumwe data, reka rero ne gutinda, icyo nicyo nashaka kongeraho, kuko nari numvise nacyo kinjira mu mutwe. Reka rungu sabe ukore na subscribe niba utarayikora, kandi nukuri nkomeje no gushimira na buri wese wakoze subscribe. Imana iduhana umugisha.